umuhanzi witwa Christopher Muneza arazwi cyane hano iwacu mu Rwanda, ni umunyamuziki ukundwa na benshi. Ubwo yaganiraga na bagenzi bacu muri Showbiz Today aho kuri Radio Rwanda, yagarutse ku bikunze kuranga abahanzi bagiye batandukanye bakora ibyo nakwita nka prank, nko guhimba inkuru mpimbano kugira ngo igihangano bagiye gukora kibashe kwakirwa na yombi cyangwa kibashe gukundwa. Avuga ko rero we atabishyigikiye kuko umuhanzi akwiye kwita ku cyo atanga, ubwo ni ku gihangano nyirizina n'ubwiza bwacyo kuruta uko yakwita ku zindi nkuru zigiherekeza. Dukunda kugera tubona abahanzi bagiye batandukanye, harimo abashyira hanze inkuru z'ibinyoma kugira ngo zibashe guherekeza ibihangano byabo. Urugero rwa hafi ni nka Papa Cyangwe, indirimbo yitwa Bambe barayibuka, ubwo hari mu bukwe bwa Rocky ndetse na Carmen, bavuga ko bakoze ubukwe, mu by'ukuri tukaza gusanga atari byo, ahubwo ni amafoto yari yafatiwe mu mashusho. Rumaga na Bahar Ruth bavuga ko Bahar atwite. Ibi rero ngo Christopher rwose ntabwo abyemera habe na gatoya, usibye ko atari no mu Rwanda biba gusa. Ni navuga ko ari nk'abumwe mu buryo abahanzi bakoresha bamamaza ibihangano byabo ndetse no gukora amakuru, kuko bamwe bizereramo ko ushobora kuba umuhanzi mwiza ariko utazi gukora amakuru bikaba nta kintu byakumarira, kubera ko itangazamakuru aho rigeze muri iki gihe ntabwo abantu bagipfa kwandika cyangwa kuvuga ngo runaka yasohoye indirimbo, ahubwo bavuga amakuru yaherekeje icyo gihangano. Ibyo rero Christopher ntabwo abikozwe, avuga ko iyo wakoze ibyiza bibasha kwiyambutsa bikanagera kure cyane. Yanitsaga kandi no kwihanangiriza ku bahanzi, kwihanangiriza abahanzi bahimba ibihangano birimo amagambo y'urukozasoni kugira ngo bibashe kuba byakundwa. Yanatanze urugero rwa Meddy, avuga ko ari umuhanzi mwiza wanaciye uduhigo twinshi turacibwa n'abandi bahanzi b'Abanyarwanda, kandi mu by'ukuri yandika indirimbo ziryoheye amatwi zirimo amagambo meza ndetse atanaherekesheje amakuru nk'ayo ngayo y'ibinyoma. Hanyuma kandi ikindi nabwira abantu nuko nyampinga w'u Rwanda wa 2012 yitwa Kayibanda Aurore, ubwo yari yaje n'ubundi mu karere ka Huye mu bikorwa byo gushyigikira umukandida wa RPF, yavuze ko rwose ngo yamaze no kuza mu Rwanda yimutse by'igihe kirekire. Avuga ko rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarasanzwe atuye havuye, aza kuba hano mu Rwanda ndetse anazanye n'umugabo bitegura kurushinga tariki ya 15 Kanama 2024. Ni n'ubukwe abakunzi ba Radio Rwanda bagomba kumenya ko buzabera hano iwacu mu Rwanda. Hanyuma kandi ikindi nabwira abantu nuko ubu ngubu abanyakigali bakunda urwenya barimo baraseka rwose. Ni mu bitaramo bya Gens Comedy Show bitegurwa n'umunyarwenya Fari Merci. Abagomba gususurutsa abantu harimo n'ubundi Fari Merci, ni nawe ubuyoboye ibyo birori, ariko harimo uwitwa Umushumba Muhinde, Dudu, Clement, Inkirigito, harimo Joshua ndetse n'abandi banyarwenya batandukanye. Mu gace ka Meet Me Tonight harimo umunyarwenya n'undi witwa Michael Sengazi. Hanyuma mu nyemerere simbukire hanze y'u Rwanda, hari kuvugwa amakuru menshi cyane. Mere mu gihugu cya Nigeria, ubukwe bwabaye tariki 25 Kamena, n'ubukwe bwa Davido ndetse na Chioma bwitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye. Gusa kuri uyu munsi icyahererekanyijwe nta kindi n'amashusho yerekana Davido ndetse na Chioma burira indege yabo bagiye mu biruhuko n'ubundi ukwezi kwa buki, bagiye kwivura stress bagize bari mu bukwe, cyane ko ubonaga ko ari ubukwe bwabatwaye ibitekerezo byinshi ndetse n'umwanya munini kugira ngo babashe kuba babutegura turebye uko bwagenze. Ariko kandi serukiramuco rihuriza abahanzi bakomeye ku isi biganjemo n'Abanyafrika, kubera ko bashaka kwishimira umuco ndetse n'umuziki nyafrika, riri kubera muri Portugal. Ibyamamare bitandukanye byaraye bisusurukije abantu birimo witwa Aseko mu gihugu cya Nigeria, wakoze agashya akazana Central C, umurapero mu gihugu cy'Ubwongereza kuri stage. Bafite indirimbo yitwa Wave igezweho bayi performance, ndetse na Tyler. Uyu munsi nabwo iryo serukiramuco rirakomeza. Martin O'Malley, Mr Flavor, Odumodo Black ndetse na Nicki Minaj baraza gususurutsa abantu. Ku munsi w'ejo ni Rema n'ibindi byamamare bitandukanye birimo Fally Ipupa, Daju, Taiki na Say Vibes. Murakoze cyane Karemera.